n'isoni ubu bya nawe kundusha ibyo uvuga ntago ubizi namba nawe ntago uri kumwe nabo hano reba data ariko wamungane bundi siko n'igistati nagira ngo ubwiye ko ushobora no kugera iwanyu wenda ubundi budusubiye mu cyaro ugasanga mama yarapfuye nicyo kibazo ngo nayo mufite papa aryamye muri sitasiyo arutubewe sindaranterera amajoro yose yo muri uno mujyi ubu utandana hano bari mu byago nk'ibyundi mu rugo ariko kazi maze kubaza ikintu kimwe baza ariko ijya wishimiye n'imiruho yose ko uranterera amajoro yose ibyo yikubita ntabwo nakubwiraga bakunda ariko wakiya Bosco atari magehera Allo? Yes boss. Umeze ute se? Ese kutaryamye ko nsanze hafunze bimeze bite? Bagiye. Kigeze? Noneho umva ukuntu ibintu bimeze. Nciye hano imbere gatoya nsanga mugenzi wanjye bamugaragwe bamwishe kabisa. Bamukubise bamugize intere. Sinzi ukuntu bimeze. Ahubwo se ntayi wabonye? La niyo mpamvu mbisenza kukureba nyine none ndakubuza. Ya boss ntago ari urwenya kabisa umva. Bamugagaje bamwemeje. Ibintu banamukoreye ntabwo bibaho kabisa. Ariko nyine buriya ntabwo twabiririra. Ababikoze n'ubundi ntabwo nzababura. Ariko se ubundi boss kaga koga se twakuzanira ubundi ko kariye. Ya numvaga nkashaka kabisa. Ariko okay ntacyo reka tubyirore. Ntacyo aribyo. Sawa kandi ugira umugoroba mwiza. Musa we mugiga bakuzi bandi baje bakansanga hano nabivuga gute n'isundi Musa ndaje kamushake ndamubuze neza ruganje n'imbere iranyishe niko sha uri mubiki kuri kumwibira cya kigo kirwamba gira vuba naho ubundi se Sheri Tracy naho ubundi ntugire ubwoba kubera ko ari ngiye nkontorora ibisambo na biriya bintu byose ngemba ngomba kubereza amabwiriza yuko wagenda cyangwa ntugende ruganje nta n'ikintu tuvugana oya si kubera njye niba garakubwira waye iki si ubundi ko ndaba ufite utwatsi mu mutwe aho twanyuze se ntiwahabonye ariko rugakwica umuntu turi kugendana nta soni ariko mba ntabaye ubuzima bwawe warangiza ukavuga ngo nishuze si ubundi uyoboye ibyo nkora njye rwose biriya bintu mani kwica buriya nibyo ko niko kazi kawe ukora
kariya kazi niko ukora kuva na kera. uri kumbaza ibyo nkora ubundi wakabaye umenya ibyo nkora mbere y'uko uza hahandi ubwa mbere bagufata ashaka kukwica nkakurokora ukaba muzima. urimo urambaza ibintu nk'ibyo ngibyo ureba n'ibyago uri kugenda unteza. Nyine Ruka, niba nkubabaje bamarira byose n'ibiri kubitera. Buriya hari ibintu uzamuye ngiye nkumva birambabaje. Nyine so birambabaje. naho ubundi se urimo urambwira ngo nkubabare ngiye nakubabariye kera kuva nakureka ukagenda ukabaho kandi ukabaho wishimye, nubwo nyine uba uri kugenda ubuze unteza ibyago nakubabariye kera. Ako byose ubikora kubwo rukundo. Njyewe agasura keza ufite, umutima mwiza ufite, Waretse gutuma nirata. ibyo nagukundiyeho ntabwo ari ukwirata, we ntabwo ujya ubibona. Meze bite weri? neza. Makuru yawe? Ni meza. Ikibazo ki? Urarebye urabizi b'abakobwa twari twarafungiye muri kasho. Ndabazi. B'abakobwa bageze gutya baraducika. Aha. Bari abakobwa ndi kuganira na mugenzi wanjye. Abakobwa tugarutsemo imbere. Abakobwa turababura. Urukumva icyo ari ikintu waza ukambwira nanjye nkajya kwa Fande nkitora nkakurura intebe nkabwira Fande ngo abakobwa ngo baraducitse. Urabizi ko turi abatatu. Turi abapolisi batatu tudeployinze hano hantu. Ndabyumva. Bari abakobwa na Fande wabifatiye. Ibyo bintu nubizi neza? Ibyo ndabizi. None kumwe ngo abakobwa bagucitse nari ndaboherejeyo muri babiri kandi muzi ko njye narinze icyumweru cyose ndi umwe ntibancika. None mwebwe umunsi umwe bakabacika muri babiri, urumva ibyo bintu wabisobanura? Urumva mfashe umwanzuro nyine wo kuza kubikumenyesha mbere yuko tubijya kwa Fande mukuru. Akubiri uratekereza, ufite ubwonko bukora neza cyangwa se ngo itabisimba imbere. Fasha pe, fasha bari abakobwa tubagarure. Hase kuki kuva washimutwa ukarekurwa mbona utari tayari mu mutwe wawe? Okay, nta kibazo nyine ako nimbabarire. Ashiri yarakaca kukubaza, duheruka tuvugana kuzazana umubyeyi wawe nanjye nkazana uwanjye tukabatumira nyine tukababwira iki turi ku mutima. Nyine Ruga, suzi byose bitubaho ntabwo nari kubona uko mbabwira kandi rero navuze ko ari wowe urabanza mama ntabwo namubwira nyine ibintu namukoreye kandi n'ikibazo agiye cyo kwigarura umutima. Ariko nizere ko Azaza nta kibazo ko nyine uzabanza ubwira nawe se ubundi akana kanjye se kageze kaba kari gutera imigeri. Ujya wumva se ari agasirikare nkanjye? karakurenze. Karakurenze Icyizere ko bizaba cyane. ese ubundi mama asa nkawe? Nyese nyene ni ya mweru wasanga. Yego Yego. rero kamanzi mpamagara wa muhungu. Wesha Musa Shiri anagiye urufunguzo arambwiye ngo mfungure katwinjire mu nzu hari ribi. Nta kibazo. Ugiye kuryama wanananiwe. Mbera. Ako se ubundi wiri mugenzi wawe ari he? Musize hanze ari kongezaho gatoya. Urabona amata ubundi cyane nawe musigaye muri sange. Wapi. Murya sinyare agere hano. Urabizi muganga ari. Sha muhe sinyara ze hano nshaka kwigira. Nari ukamurabona. Ako se wowe n'ibitabo byawe bimeze bite mana? Iyi miti surabiyobewe mana.
bitabanye reba abakobwa barabacitse afande ari muri konji ninjye yasizeho kandi wenda nubwo tunafite gahunda kujya kumureba iwe muri chambre ese ubu ngubu koko ariko twe twavuze yuko abo bakobwa tugiye kubashakisha ahantu hari hose paka tubabonye. ibyo nge ntabwo ari ibintu byumvikana afande muramuzi namwe ubwanyu sibyo ubu ni umusora muri kunkorera urabizi mu majyaruguru y'umujyi harimo amabandi menshi wasanga yongera akabashima. ntabwo ari abakobwa bashimuswe ahubwo babacitse kubera uburangare bwabo kandi narabibabwiye bashobora gutoroka bakajya hanze bagashimutwa nanone. mva mani ngiye kujya kwa afande ngiye ko mbasabira imbabazi ariko bariya bakobwa turabagorora ntugire impungenge. kubagarura ngewe ngiye kugenda ikibazo nakishyizeho nk'uko ari igihe baturutse abakobwa sibyo subire mu kazi mugende nanjye ubu ntabwo mpari ngiye hano kuri ofisi ntabwo ndabamara ngiye kuba mafunze ariko imfunguzo nibubaze basigira nta kibazo icyo ndibumenye ndakumenyesha nta kibazo. wowe sigarana imfunguzo za hano kuri ofisi wowe urakora ahantu habiri nta kibazo urakorana muri ofisi yacu twakoragamo isanzwe uzi ukora no kwa afande wakira ibirego biza hamwe hepfo ibirego biza muri mashini ni wowe bubyakira ariko na biriya abaturage baza kwitangira ku giti cyabo urabyakira nabyo ni kumva ko usigaye inshingano zo gukora ahantu habiri sawa kandi ndagiye mugira akazi keza nta kibazo ndafatanya na mugenzi wanjye. Babanza nkubwire mani ubu hari ahantu ntabwo twagenda ngo tubashakishe paka mu majyepfo niho bari none se waretse tukagenda tukajya kubashaka n'ubundi niho tugiye. nawe urimo kuzanamo ibintu byo kwikuroze reka dukoresha ibishoboka byose buriya abakobwa tubabona bariya turababona sibyo se inkoni za bosi zahise twica rwose twagiye mani. Iriwe neza afande yego uraho neza konji imeze ite imeze neza nari nembereye hano muri uno mujyi ni hano mu nkengero z'umujyi abandi reka nere kugenda nagusuhuje urakoze cyane gusa hagati aho nyine hari n'amakuru mabi atari meza cyane ni uko abakobwa nyine wari wafashe babiri baducitse baciye b'abahungu hari abahungu nanjye ntabwo baransobanurira impamvu neza bambwira ahantu babacikiye nyine ntabwo byumvikana gusa nyine turacyakomeje iperereza bageze ku kazi usanga bagiye igezeho nanjye b'abahungu bari mu gitondo ngiye kubasimbura kuri nanjye gukora shift yo ku manywa abahungu barambwira ati babyutse basanga abakobwa ntabahari ase gute abasivili babacika kwiki ikibazo afande urambwira abasivili babacitse gute baciye hehe banyuze hehe ari abakobwa ariko nyine njye nabonaga ari incakura gusa nyine sinahajya hano ngo mpamye ko ari abahungu bacu batabigizemo uburangare uzi ikintu kiri bubeho bariya abahungu bose ejo nzaba nshoje konje urabureba ibintu ndi bubakorere kugira ngo abasivili ubwo bambwira ko abasivili babacitse bate biba ibyo ngibyo kandi nanjye ntabwo byumvikana kuko nanjye nibajije ukuntu abakobwa bamaze icyumweru ari byo ukora shift ya nijoro n'igenyine abakobwa nkakora ntabwo bigeze bacika ko nyine biriya bintu bisa nk'aho birimo akagambana. rero umuhungu wanjye nabonye kare mamasi ibibazo mbwira ngo umusore umwe muri mwebwe yapfuye ngo sinzi icyamwishe. yego hari amakuru make waba uzi kuri uwo musore wapfuye? nta makuru mfite twabonye guhamagara ejo bundi twarangira n'ibisanzwe. nuko rero buriya turabikurikirana turebe umuntu waba watwinjiriye kuko ashobora kuba ari nk'umuntu wa hafi utwegereye. so rero maze iminsi nkora imibare nkoze ikigereranyo cy'abantu mumaze iminsi mwica n'ibirego mugenda munzanira murimo muragerageza gukora ariko mugira akantu mwongeramo ariko buriya bosi utaransomera urwo rutonde hari igitekerezo nari mfite.
ese bose hari ikintu kiguhuza n'uriya mukobwa twakuzaniye ejo bundi? baramfata noneho baramfata Berenice yigendeye nanjye ndoba njyenyine noneho baramfata ari we uyu nijyana na Berenice mama ari we